ngizi maginga yangaye ku cyawe giti Tshisekedi yakora iki kugira ngo ikibazo agihoshe ikibazo kugira ngo agihoshe twahera kuri cya kindi cy'abanyamurenge abanyamurenge narabibabwiye kuva kera namo muntu ataraterwa ko ari abaturage ba Kongo hariya bazabura ince zabo nari narabibabwiye muri za 89 urumva abanyamurenge bari bataranamenyekana ariko hakaba hari ubuhanuzi bw'umuhanuzikazi Mariam yari yarabahanuriye muri 80 hatazagira umunyamurenge uvirwa mu Kongo umuturage wa Kongo aturuke ku gasozi k'imurenge yinzire mu Rwanda aze yice umuturage waho agira amaraso y'umuntu amena nazayamena iwabo niho azameneka menshi ku gasozi azaba yakubutse iryo rage rirahari uwarirenzeho rero akava imurenge agakandagira ku gahugu k'i Rwanda icyo ni icyago baye bakizi ko gihari nicyo cyanzanye kugira ngo nzazane gome nsibe ibyo byago nk'umusaza mukuru uzi icyo gukora none abwira abaturage b'i Rwanda hatazarenga umuntu w'i Rwanda ku gataka k'i Rwanda uzarenga kuri renga y'imipaka akajya ku gataka ka Kongo akahicira umuturage waho hariya ku misozi y'imirenge aho ngaho ni ukuvuga aho ubutaka bwombi nibuzamena amaraso ubwo butaka bwombi buzabisibaniro mu bitabo by'amateka hano no munota sibyo yego igihugu cya Kongo hano imbere igihugu cya Kongo nta kibazo ndiko birebe igihugu cya Kongo birashoboka ko cyaboneka mu bihugu bibiri tukabona nka Sudani y'Epfo n'iya ruguru kuntu byagenze ni mission impossible oya birashoboka cyane ahubwo ayo na marangamutima gukoresha ayo sa marangamutima nkoresha kuko bari abantu bakeneye ubwigenge bwabo giga bari abantu bakeneye giga kuri iyo ngingo zawe saba Imana izi kuzamura bari abantu bakeneye kubaho bari abantu nabo bafite umubiri nk'abandi bari abantu bakeneye kurekeraho kwicwa kundi Tshisekedi nta kundi yaberekera kubabwira ngo bivange biragoye igihugu kigomba kuba icyabo rero nk'ubutumwa uri bubangerezeho ubugeze no kubafatanya bikorwa babo n'abataraza bazaza bavuga ko bagiye kubafasha ntabwo bizaba ari byo abanyamurenge ntibazabyemere babyumve neza ngiye kurekura bombe iyi bombe igere ku buri muntu wese abagorofanyage bose bayumve umunyamurenge wese umuturage wa Kongo wese kandi sinzasange kino gice wagikasemo wese ahava akagera bishyire hamwe basubire ku gataka kabo batuze batekane bahinge babyare bororoke bashingirane basabane nk'uko byahoze kuva kare kose ntibazakore ikizira bazirinde ikizira kandi bazubahirize amarage y'abakuru n'abakurambere babasigiye kandi bazubahirize umuco wabo n'ubumwe bwabo batazakora ikosa rikomeye cyane ngo bashaka igihugu cyabo ngo bakasemo Kongo igice ngo igipande bagitware niba bikora uwo bazabafata bafatikanyije nabo bizabagora kumwikura azabakoroneza abahemukire bazarirayo kwari ku bugari gusumbya ayo barize bahunga ingoma y'igihugu bashakaga bakasemo nta munyamurenge n'umwe uzagira ubushobozi mu miyoborere ya kiriya gihugu kukiyobora mu gihe kizaba cyarakaswe kizagira imbaraga izo mbaraga zigirwa n'abatarabaho abakure nibo bazajya babagiraho ububasha n'imbaraga n'ubushobozi babarireho babice babahombye bajye babaca ibya mirenge batateze kuzabona n'abana babo bombe urayumva ariko ntambara yo irahagarara ubonye ko habayeho amasezerano n'umuhento ugiye kujya mu biganiro na leta ya Kongo ukumva rero intambara ishobora guhagarara nubwo ntago tuzi ngo izahagarara ite M23
ihagarika intambara na gisekura mwanzi uri hariya, gisekera mwanzi, kivudukana mwanzi, bitama bahagarika intambara. izahagarara Ihagaritswe nande? Ko injiniyeri w'intambara yo mbumbuye paje mbona atarimo. Ninde uzayihagarika? Injiniyeri w'intambara nje yo mbumbuye paje mbona atarimo. Ibizahagarikwa n'iki? ibiganiro. Ibyo biganiro kandi mbona injiniyeri yo mbumbuye amapaje atarimo. Oya, iyo ni amapaje yawe adafite aho yanditse. Icyambere bakoze ikosa rikomeye cyane. Ikibazo cy'abanyamurenge bagiye bakizamura cyangwa cya M23 mbere bitwazaga za CNDP, bitwaje abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge, kandi Kongo ntituwe n'abanyamurenge gusa, tuwe n'ubwoko busaga magana. Bo bari kuvuga ko ari abaribareta baze kuri baretinga Kongo kubera ifite ubutegetsi bubi gutya na gutya, ariko ntibitwaze ubwoko. Kino kinyejana n'ikinyagihumbi ibintu byo gutekinika nababwiye ntibibaho, ntibizagira uwo bihira, kandi ari ibintu biba twese tubirebesha amaso. nyine wumva ngeyo ntanga umuti n'umuzi n'umuhamuro, ubahiriza ibyo, ubirengaho nyamwanga kumva ntiyanga kubona, nge barinda kubonabona. Uri gutanga umuhamuro n'umuzi. Ikintu mbabwiye, abanyamurenge keretse baza kuba aribo barwanye bonyine, nabwo nticyari kuba igihugu, ahubwo yari kuba nk'ukuvuga akarere ka Kicukiro katuwe n'abaruda, ariko bitavuga ko hatari n'abatari abaruda bataza kuhahiramo cyangwa gukoreramo imirimo yabo, kuko abashoramari batura hose, ariko bakavuga byibuza ngo biriya n'ibirindiro by'abaruda. Nabo bari kuvuga, bari kwamamara bakavuga ngo ziriya nice zituriwemo n'abantu b'abanyamurenge, b'aborozi, b'abahinzi, bakora business zinizi, ako kantu kakumvikana mu gihugu no mu karere k'ibiyaga bigari no ku isi yose. Nkuko wumva kwa Kabaka, ingoro ya Kabaka mu Bugande, kandi habayo perezida Museveni utegeka, ayo kumva ngo n'ubwami bwa Kabaka Bugande burahari, n'abanyamurenge bari kumvikana batyo. Ariko kuvuga ngo gukata igihugu ngo kibe cy'ubwoko, igihugu cy'ubwoko ntikibaho, ntuzanabipima. Nabaciriye umugani uvuga uti umukunzi w'impyisi ni wirya mbere. Batazishinga ikintu bita ubwoko, batazanabwishingikirizaho, batazishingikiriza n'umuntu babwira ngo mwe muri ubwoko ubu n'ubwo nze kubafasha, ntibizakunda. Burya arabashora akiriho, ntazahoraho, nababwira hari igihe bazagera batakiriho, abana babo n'abuzukuru babo batamenye imvo n'imvano y'ibyo bibazo, bizagende bite? Ko batazashobora kwirwanirira amahirwe aba babonye, ntabwo ariyo azaba amahirwe y'abana babo n'abuzukuruza. Kandi wigana ingendo y'undi ugakonyoka. Ngendo ndi ngirakonyora. Irakonyora, uvunikira bwere. Ariko barafinda nawe rero gusa washyigikiye cya Matama. Tega amatwi mubwire, tega amatwi, Bitama bumushize hariya wenda mutotora nyuma. Mbanze nkubwirire abantu bashaka kugorofanya abanyamurenge babariraho, bababishuka, barababesha. Abantu bizagiraho ingaruka zikomeye cyane, bizajya no mu bitabo by'amateka n'abanyamurenge. Nibo bazapfa. None se kucyawe giti, abana babo nibo bazapfa, basaza n'abakecuru nibo bazapfa, inka zabo nizo zizapfa, amatungo, imirima. Kucyawe giti, sibyo? Abanyamurenge nibo bazabihomberamo gusumbya abanyekongo bandi bose, ubwo nabi ibyago bizabatarukira. Ejo bundi mpamvu nabonye yuko batari no kurwanira abanyamurenge gusa, Makenga umugaba mukuru w'ingabo za M23 yavuze ngo Kisekedi ntakunda abaturage b'igihugu cye. Cyo ni icyambere. Ibimenyetso ni ibihe yafashe? Abwara bifite. Ikindi cya kabiri nuko atabyerekanye nari kubitotora. Ikindi cya kabiri yavuze ati ni bandi yibye nde
ko atararenga imipaka ye ngo ajye gutera ikindi gihugu Y'ibyo bavuge gihugu. ngo ni ibandi ryagiye gutera Burundi asahura y'amabuye y'agaciro yabo y'ibyo gihugu igihugu se yakibujije umutekano agira ate arabura gutanga umutekano ahubwo agashaka ubu gutanga se nk'urugero kuri M23 wigenda isanga ibikoresho by'ingabo za Kisekedi zabasigiye hariya wavuga ngo babyibye hoya barabirinze biri imbere mu gihugu ntibirarenga imipaka biri imbere barabirinze kuko nabo babibasigiye bazi ko biri mu imbere mu gihugu bazabirinda nitujya no masezerano cyangwa mishyikirano cyangwa nitubakubita tuzabihasanga se ko numva nawe uri ku ruhande rwa Kisekedi ntabwo ari byo ndiho kandi uvuze ngo nitubakubita nje ntabwo nje se ndwendwanye nje nakubwiye nje wabonye nteruye intwaro nkayishyira ku rutugu speed and diplomacy ndwaniraho nta n'umuntu wakandiraho warwanye heza barafinda ntukazaje igitera bwoba ubu se wowe ungana utyo kugira ngo ungane gutyo ukoresha iyo kamera wavutse uyikoresha cyangwa wayikoresheje mu gihe cya nyacyo nayikoresheje mu gihe cya nyacyo tegereza rero utazifuza kubona igihe cya nyacyo cyanjye intwaro nayishize ku rutugu ujye unabyirinda cyane mu bintu ucokoza hatazagira n'ushaka gucokoza icyo kintu kuko yaba yirahuriraho iby'akazi barafinda Imana iragukunda rwose cyane ntabwo inyanga kuko njye abantu mbabwiza ukuri kubera none ukuri ku cyawe giti noneho katurebe wari uguha abanyamurenge umuti sibyo ariko se uwo muti uri kubaha urashaririye nibyo ariko se barebere nubwo mu by'ukuri bavuze ngo ntabwo bari kurwana nk'abayobohora igihugu ariko bari kurwana kariya gace abanyamurenge batuyemo kubera yuko bahura n'amagorwa kandi amagorwa agaturuka uko bameze abanyamurenge batarumvikana ngo ababagiriye mu idosiye bamamaza umurenge ntabwo hari hazwi ibibazo bari bafite cyagiye ubisize ku munzani muri iki gihe ibyo bafite ubu nibyo byinshi kandi byagiye barenga kuri rengarenga z'ubuhanuzi bw'umuhanuzi kazi Mariyamu yabahanuriye yari yarabibahanuriye ko bazahura n'ibyago by'ibihekane nge rero ibyo mbabwiye Mariyamu nta gihari nge ndahari rero ibyo mbabwiye bafata ibyo babigire umutungo wabo bwite baharanira ibyo ni ukuvuga nibakenera ko umuntu azabafasha ariko tega amatwi wica mu ijambo rya perezida ari kurekura bombe yego umutumishi wa Mungu umuhanuzi w'ukuri nibategereza uwakure ko azaza kubabohora cyangwa kubafasha kubatera ingabo mu bitugu ngo bigenge azababoha ntibazacika ibiziriko bye none reka nkubaze Colonel Nanga ni muntu ki uwo nguwo Colonel ni uwabo ni uw'abanyamurenge ni uwa Kisekedi agara abanyamurenge ni uwabo yahoze akuriye komisiyo y'amatora muri Kongo ariko ubu ni ukuriye AFC ubwo rirashya ari amashyaka y'iyumbi amwe ya M23 General Byamungu naryo riri kumwe na M23 ubwo nashaka kukubwira yuko ikibazo wenda ari Kisekedi ikibazo atari abanyamurenge ese byagenze bite kugira ngo uwo Byamungu uwo Nanga n'abandi bave kuri Kisekedi bavuge bati M23 ibyivuga nibyo komeza gusobanura ibyivuga nibyo umuturage wa Kongo yarenganye ari abanyamurenge gusa nta bandi bari kumwe bahoranye na Kisekedi nabyumva ariko se urukumva kuba harimo n'abandi baretse kwifatanya n'ubutegetsi bwa Kisekedi kandi atari abanyamurenge urukumva ikintu barwanira kitumvikana baraha giga zawe vuga ngo ziracirirekeje hasi ziracirirekeje hasi neze kurukunuka mu kiganiro giga zawe ziranoroshe nka kenda gutya zirorohereye kandi mu gikomando nta byo korosha bibaye nta santima bibayo ni ukuvuga bariya abantu hari icyo bita lobbying yego ni abantu bizezwa ibitangaza banza utega amatwi ni abantu bagurwa inaza wadizi mu yandi magambo abo bantu
bakabereka viziyo. Yego. Nkuko mu Rwanda batubwiraga viziyo 2020. 2020 ikaba yarageze koko. Aho ngaho abantu batere komenti babivuge. Batwereke. Noneho hariya imurenge uko bibona. Hari icyo bita military science and military tactics and military technologies. Ibyo bikora bite ubwo? Ni amayeri ya gikomando. Ushingiye ku myambarire. Yego. Ushingiye ku myitwarire. N'ingengabitekerezo twita wo monga politics. Uburyo bakwirakwiza ingengabitekerezo ni ukuvuga intambara y'amagambo yaho. Hari intambara y'amagambo iruta intambara y'amasasu. Hariya kuri kariya gataka ureba. Intambara nyinshi iri kuhitana abantu, niri gukabya, niri gutanga amakuru agasakara ku isi, ni intambara y'amagambo. Ariko atari intambara y'ibikorwa. Intambara y'ibikorwa iri kuri kariya gataka ihabanye kure n'intambara y'amagambo iri hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga abo bose uvuga uko abantu babagaragaza babasobanura ishusho mbonera nyakuri iri kuri teresi kwimeze. Abo bantu bose fatago musibe. Ibiri kuri tere n'ibindi bindi. Abantu bari gufatwa ku ngufu. Abagore, abahungu, abagabo bari kwicwa. Ahubwo abantu baza bambaye uniform zitandukanye. Abaturage bagapfa batamenye uwishe wa umuntu umwishe wariwe. Cyagapfa mumenye ariko uwo hirya atamenye ngo uwishe uyu yarinde. Ariko Imana ahibera gatangaza irabibona. Yesu arabibona, Nabi Muhammad arabibona, Buddha arabibona, bamarayika barabibona. N'uwamwishe uwishe uyu uwishe uriya na uriya n'uriya buri muntu azi uwo yishe. Bityo rero abo bose batakubesha. Uko bazashira hamwe bakagambanira abaturage bahariya bagapfa, nabo niko bazagambanirana, niko bazashira. Nta mumaro bizabamarira bose. Nibiva muri bo bizamanuka no mu miryango yabo, bibatotoreho imiryango nk'uko indi miryango yose yatototse. Uko yose yagiye itotorwa. Ni ukuvuga n'akataraza kazaza. Nge ndi umusaza w'ukuri mbaye mbabwiye hakiri kare. Ibyo byose rero biturutse bakoze ikosa mu ikubitiro, basuzugura ubuhanuzi bw'umuhanuzikazi Mariyamu. Wapfanye agahinda akagwa Gitarama ku gataka k'u Rwanda. Bakaba ariho bamushinguye. Ataraguye Kongo. Yo agwa Kongo bakamushingura Kongo, abanyekongo ntabwo bari kurenga ku gataka ka Kongo ngo baze i Rwanda. Bashobora kuba barakoze ikosa bakaza binzingo igisirikare cy'inkotanyi. Bagera hano bakagira umuturage bica. Kandi baturutse kuri kariya gataka kandi ari kizira. None n'uw'i Rwanda agaturuka ku gataka k'i Rwanda agaseseka Somalia narabibabwiye muri 80. Yo bararimbuye muri 80. Icyo gihe muri 80 bafite imyaka ingahe barafite? Nari umwana muto nge nababwiye nge kuva kera narababwiraga. Muri 80? Nari mfite imyaka 10. Ibyo nababwiye Randani. Muri 80 nababwiye ngeze Bugande. Ariko ushobora kubesha niba ari uko nyine ko bavanga umuntu wagiye wenyine abari ibyo ashaka. Kuya nawe wari ukuzi icyo gihe uratubwiye. No kuvuga nuhura uzagira amahirwe nuramba. Utagiye uhakana bikakongera iminsi yo kuramba. Nuramba uzahura n'abantu bari banzi kera babasaza n'abakecuru bazakubwira ibirenze ngibyo nkubwira. Oya none uzavuga ngo hari ibyo naguhishe. Nicyo kirego uzabundega ngo hari ibyo ntakubwiye. Urumva rero nje narengana. Ikirego nzaba nkurega nuko hari ibyo wabutara. Nzaba ntarakubwiye kandi ari byo byari bikaze. Ari byo byari bikomeye. Ngo we bya Somalia bihanuye ufite imyaka 10. Ariko urabesha. Abo muri Nigeria ibyo bazazira. Banange. Mbwira Kameruni uko bizagenda. Ibyo byose barabihanuraga. Mbwira bi Buganda uko bizagenda. Ibyo byose ubihanura.
ntubona Museveni kuvaho kwe mube mubyiteze mugiye kureba ibyo mutabonye mube mwiteze reka mubona hari ikibazo kiriyo nta na kimwe Kenya mubona hari ikibazo kihari nta na kimwe Tanzania muhabona ikibazo oya Sudani nayo nuko yari imeze ikiri Sudani bariya bayibwira ngo Kongo bayikatamo ibice bine bafate Goma iyo ngengagitekerezo wayitangiza isibe kuko nyiri mushinga icyagamije ntabwo ari cyo bagamije nta n'icyari bo bazabagamize mirere na mirere ntacyo bazi ntacyo bazi hanyuma wari ubivuze ati Matama ndamugarukaho mu kanya uramutotora totora numve Matama rero gisekura mwanza kivudukana mwanza uri ureba bavugaga ngo no umusivilian arabakoresha ka mu kirenge abakoreshe muzungu abazengereze ariko abarusha diplomasi mpuzamahanga abarusha na diplomasi imbere mu gihugu ahubwo wowe ufatanyije na Matama gushaka kurenganya abantu oya ndacyabanza gusobanura uruhande rwe ndamutotora nyuma wiseka mu bikomeye ibi bintu birakomeye yego ntubona we kugira ngo bimugendekere kuri hari icyo ari gushingiraho kugira ngo avukemo gisekura mwanzi kivudukana mwanzi kuko umuntu ntatinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo nacyo muri iryo shyamba bityo rero uriya muntu ureba n'undi ugiye kuzamusimbura Kisekedi nibo bantu bagiye gukora amateka gusumbya ababayeho ni nabo bantu bazajya mu bitabo by'amateka bizandikwa nka kuriya byari bisanzwe bareba Patrice Lumumba bamwiga nk'umuntu wari impirimbanyi wajyaga mu muryango w'abibumbye akarikoroza ashakira igihugu cya Zaire ubwigenge bakamugorofanya bakamutemagura bakamukaranga mu mavuta mu ngunguru bakibwira ko bakemuye ikibazo yababwiye ko mwishinza abo hanze atarapfa bagiye kumumaramo umwuka mwishinza abo hanze nta mateka aba arimwe muzongera mwishinga abo hanze y'izi nkiko z'iki gihugu bazabamara bazabamara ubwo urumva rero ibintu yababwiye byabaye nta kibazo mwakomeza mwatambuka nta kibazo ubwo rero ibyo yababwiye ntibyatinze byahise biba rero ibintu byo kuri iyi si abantu bajye baca bugufi bemera ibintu ni ukuvuga Kisekedi ni umuntu uzajya mu bitabo by'amateka mu gihe abo bamwita ko ari umusiviliyani hari igihe batazajya mu bitabo by'amateka ariko aho ngaho uyobowe n'inuze n'iki aho uyobowe n'amarangamutima yawe ahubwo abo ngabo nibo bayobowe n'amarangamutima ibyo nkubwiye ubizirikane ntibigiye kuri kamera nabo ibyo bavuze uzabizirikane nabo ntibiri kuri kamera compare and contrast bazagereranye compare ni ukugereranya urebe similarities isano byari bifite contrast bagereranye differences itandukaniro riri hagati y'ibyo bibiri nkubwiye cyangwa y'abo bantu babiri ariko amateka niyo azanzura abanyamateka bazanzura ariko yego hari abantu nje nta marangamutima sinjya ngira hari abantu basesengurira hafi baravuga ati twebwe ubwacu twiboneye inyandiko ya Papa Francis yego uriya yitwa Papa Francis uriho twebonye inyandiko ye avuga ati musengere Kivu noti Kongo bivuze yuko amarenga bacaga tibara abajesuiti biwe mu bunararibonye n'itohoza bakoze bamaze kubona ko Kivu izaba repubulika aravuga ngo musengere Kivu ariko niyavuze ko izaba repubulika ariko yavuze basengere Kivu ko Kivu izagira repubulika reka nkubwire kuno nanjye mbona biriya bintu byakemuka Kivu ibaye repubulika sibyo apana by'ubwoko byo ntago byabikirimo ikaba repubulika yigenga igaturwa n'abantu bose
murabwo ko ngo yagira amahoro. ukoze neza cyane Mm. ukoze neza cyane Mm. ibihugu uzi inshingano yo kugira ngo bibone ubwigenge urayizi Nta kibazo bigatinda ariko ikazabibona. si cyo nshatse kuvuga ingiga zawe zirazimanuye Yego. kugira ngo ibino bihugu cyitwa u Rwanda kibona ubwigenge cyitwa Uganda kibona ubwigenge cyitwa Burundi kibona ubwigenge cyitwa Tanzania kibona ubwigenge cyitwa byose ibihugu 55 cyitwa Sudani kibona ubwigenge iyo ntego niyo bashakaga gukuramo iyo bazana ubu ngubu muri iki kinyejana iki kinyagihumbi ese Sudani yayibonye ejo bundi ibyo byararangiye tegereza barafinda ibyo ngibyo ni amarangamutima yawe Sudani s'abanyasudani hari icyo dupfa ntacyo dupfa rwose nta nubwo twaturanye gutya ngo wenda bafitiye isambu cyangwa mbafitiye iyabo ngo bazaza bayisubirane oya ni ukuvuga abanyasudani uwaboheje bakabigenza kuriya bakitandukanya kuriya ubwabo nibo bazikatamo kabiri igice kimwe kirimbura ikindi havuka utwana dukure tuzarimbure cya cyitse kindi kizaba cyararimbuye ikindi reka bazahora muri temutemu kugeza igihe bazagerera igihe Sudani ya ruguru ibasange ibafatire ku rukuti babwire n'ubundi yari Sudani imwe batangire havuka impirimbanyi zishaka gushyira hamwe Sudani byo mu Budage ubwo abadage bakoze Eastern Germany na Western Germany bumvaga badakoze umuti ubu bimeze bite ni igihugu kimwe cyarakize gisate kimwe ikindi cyarakeni ubwo se iryo niryo terambere bifurizaga Western Germany na Eastern Germany hanyuma ubudage bw'Iburengerazuba n'Uburasirazuba nabonye intambara Trump ari kuzirangizaho da ariko twari tutarajya gutotora amatama totora nove ariko ahubwo se hariya izo ntambara ubona nazirangiza bariya bantu kiviriye baramuka bayishinga nka Sudani y'Amajyepfo nababwiye izarya abakavukire bo kuri ako gataka kose bazahura n'ibibazo ntibazagira amahoro umva ibyo nkubwira cyangwa umva ibyo nkubwira ubibajyanira abantu babyumva hatazagira n'uguha amamiliyoni ngo usibe kino kiganiro ukazagisiba muzajyana azayaguha namara kuyaguha ugisibe numara kugisiba aza akurebe yisubiza amafaranga nawe akujyane ahita kanyica niko nuko kandi n'amafaranga yatwara yisubize kandi nawe asiga kwisha uzibeshya cyangwa urya makuta uzabibona nje niba nkubwiye ikintu fatira kuri urwo ruzitiro nyamwanga kumva ntiyanga kubona nje mbarinda kubona sawa kuba amatwi yawe ibyo nakubwiye ndabesha nk'inkuba oya mfa kuba we nakubwiye iki kiganiro umuntu uzambwira ngo nyisibe akaba n'amamiliyoni ntureba abo bahaye amamiliyoni bagasiba ibiganiro ubutumwa n'abahaye bakagorofana wetegereza hari umuntu usa nahamagaye ngo muburanye ngo kuki utangisizeho cyangwa kuki wagisibye ko wowe wari wagisizeho ukagikuraho mva ngwe ngiye ku ikiganiro uyo kuntu ngisiba nta muntu ujya amafaranga nsiba ikiganiro twagiranye ahubwo hari igihe negating ikiganiro nkabona hari nk'ingingo twavuze yateza amakimbirane muri rubanda nkayikuramo wotinye rubanda gusumbya gutinya Imana yaguhaye amahirwe yo kuvugana perezida nyaperezida nk'ubu ngubu pike yaguha ikiganiro ukagenda ukakirimagura ugasiga intabire hariya ejo bundi nta kiganiro wabonye ikinyamakuru cyagiranye n'umuyobozi wacu icyo kinyamakuru kikagenda kigakataguramo ibyo cyari kishakira hanyuma bakiranukanye bate byarangiye bite nta kuntu byarangira kandi umunyamakuru nyine we yarageze ku ntego y'ibyo yashakaga ariko icyo nshaka kukubwira intego wayumvisha intego wayumvisha iyo ntego rero baba biha kugorofanya iyo ntego wayumvise biha kugorofanya umva barafinda dukomeze wabonye ko intambara ya Ukraine igiye kurangira n'Uburusiya nari nababwiye nte cyagihe Trump yavuze ati ibyo bintu muhagarike intambara ya Palestine
na Israel wabonye ko bigize niyakongorera amaherezo nuko gahunda zimeze kandi irakemuka neza ikibazo kibona umuti. Ibihugu bibiri tugiye kubibonamo hariya. Ntiwishimiye aho ko ibihugu bibiri bigiye kuboneka nka Sudani uko byabonetse. Umuturanyi wawe narwaza ibinyoro, nawe umenye ko iminyorogoto itemba imanuka iwawe nawe ibinyoro biragufata. Kankubwire nyine bivuze ngo kankubwire yego nkukubite n'ikizamini n'abandi bose bumvireho. Yego wakwishimira kano kanya Repubulika yacu y'u Rwanda gufata igice tukahuranyamo hagati hariya kwera Nyabugogo, igice cy'amajyaruguru kigire ukigenga havukemo Repubulika ebyiri, n'iki gice kindi cy'amajyepfo havukemo Repubulika ebyiri. Habayemo ikibazo aho kugira ngo abanyarwanda bose bashire. Urukumva habayemo ikibazo aho kugira ngo abanyarwanda bose bashire ari wo muti ugekemura nabyishimira ko bibaho. No ari wo muti ubonye kuvutsamo Kongo ebyiri nicyo gisubizo cy'ukuri uboneye abanyekongo koko nicyo mubahitiyemo. Turi mu rwego rwo gushinga leta zunze ubumwe za Afurika kabiri imipaka ivemo. Ntasibwo urumva nushinga Repubulika yawe y'icyo ya Afurika nkuko bisobanura ubwo nyine imipaka izavamo ariko igiye kubirimo mu gihe utari wagira. None abo bazabapfuye nzababaze nde? Nabo bazabapfuye hagati muri izo ntambara bateze. Twavutse abantu badapfa. Abantu bazapfa kugira natwe dupfuye. None wowe ubikihebe uteza abandi ingaruka n'inkurikizi mu bisekuru barimburira ibisekuru ngo nuko abantu bamye bapfa. Wowe se ntuzapfuzuma nk'urutare. Ariko Yesu yakubwiye ati ntukice mu mategeko 10. Ubu ukoze iki? Ariko Bibiliya ikanavuga ngo numena amaraso atariho urubanza. Atariho urubanza. Bivuze ngo hari amaraso yandameneka ariho urubanza. Ariho urubanza n'ameza aterero. Navutse abandi ubuzima. Uzi ko buriya amaraso ashaka kuvutsa abandi ubuzima cyangwa umuntu ushaka kuvutsa abandi ubuzima apfuye kugira ngo abo yaragiye gupfa barengerwe. Uzi ko nta kibazo kiba kirimo. Ujya ubona inkuba. Yego umuntu wishwe n'inkuba n'umuntu wishwe n'isasu bose bapfuye. Uri mu cyaha ukoze icyaha ninde cyangwa ufite urubanza muri abo bose ninde? Nta numwe. No inkuba nta rubanza ifite. Ntarwo n'uwakomye mu mbarutso y'isasu nta rubanza afite. Ntarwo kereka mu gihe yakurenganije arenganya. Nkungu wasanze ahangaha akandasa that's fine abandenganije. Ariko nsanze ahangaha bakavuga ati Albert avuye ahangaha kwa barafinda dore atemye abantu bari barahangaha arabagorofanyije. Polisi iraje aho kugira ngo bari kumbaza ati byagenze biti, aho kugira ngo ntuze nsobanura uko byagenze ngafata umuhoro nabo ngashaka kubahukamo bafite imbunda. Buse bwo bandashari ikibazo cyaba kirimo batazakubesha. Utari mwana kose koko nta nubwo uri na mwana kose. Umuntu wese ibyo yakwigira byose ntabwo urasa mu cyico mu gihe mutari kuri front line, mutari ku rugamba. Mujye mumenya amabwiriza n'amategeko y'intambara. Urasa mu kaguru cyangwa ukarasa muri ka kaboko kafashe wa mupanga. Kuko uyu ugiye ku ikosi uri umwana kose wiga icyo bita targeting. Umurasa target imwe ka kaboko gafashe umuhoro kakawurekura ukagwa hasi ukamuteraho amapinga. Batazakubesha wowe ushaka guta abasirikare mu kaga ejo basange bari muri auditora bose babaziritse ngo bishe abantu. Wumvise wa muhungu wishe abaturage ku Gisenyi Nyamasheke uzi kurashisha imbunda zingahe? Ariko Imana niyo itanga ubwenge kandi imbunda ni umubare mukeya. Izo zose nazimenya ariko izitaravuka ahubwo nizo wambaza. Imana yo izampa ubwenge nazo nzimenye. Ku ikosi bamaze igihe kingana iki? Uri ku ikosi bamaze igihe kingana iki? Iyi si ubwayo nayo ni ikosi. Turacyakomeze mu ikosi ry'isi. Ariko wowe impamvu uri kwivugisha gutya kereka wakujyana muri Kongo wajya utambuka umuntu akavuga ati uyu ni Mutotsi, uyu ni Munyarwanda. Umuntu ahava akagera
arakurenganya atitwaza ibyo bintu mufate gome mujye mubisiba rwose. Twadusigaje gutotora ubwo Matama. Matama niki washaka kumutotora muzizi iki? Maze gusobanura ko ubutegetsi bwe nta buzigwa mu bitabo by'amateka n'uzamusimbura mu gihe atarabuvaho, azagira abamugorofanya n'abamunenga, abapampa azatuma bazabaga abantu ku bwinshi, bazaba badafite santima. Abapampe ba Matama. Kandi amanywa n'amajoro hazaba hari abari gupfa, abakuru n'abakiri bato, kuko n'abakiri bato bazafatirwa mu butasi babatuma. Utwana tw'udukobwa, utwana tw'uduhungu, utwo twose badufata nta na kamwe kazakira. N'ubuhanuzi bufite cyangwa nge nkubwiye ibyo mbabwiye, nturi kubyandika hano kuri kamera. Bireke ubitangarize isi, mwe mukurikire murebe ibigiye gukurikiraho. ngo hanuye n'ibya Sudani ngo ufite imyaka 10 n'ibya Cameroon na Nigeria, byose uko nakabibabwiye niko byagenze, niko babihanuraga. Nababwiye ko Mobutu azarangira nabi. Buri muntu wese uba hano wese muri Afurika, bose nari narabasobanuye ko filimi zabo zizarangira. N'abariho ubu ngubu bose filimi zabo zifite. Erega nje na gatonyanga mba natanze, nje ndi isi, ndi nyanza ngari, ndi umugezi mugari, ndagataka kagari, ndi ikirere kigari. Barafi yego, kuko n'ibintu tubirangije rero. Yego, ubwo ibyo byareka mbihanga amaso. Kubyizera byo ntago mpa kubyizera gutyo. Na Yesu umwana w'ikinege w'Imana ntibamwizeye, ariko ubu abuzukuruza n'ubuvive n'ubuvivure nibo bari kumwizera. Bicyo gihe abakuru mu gihe batamwizeye. Urakoze. Murakoze. Twarira ubwo butumwa ikiremwa muntu ku isi yose. Ntubuhe bamwe ngo usiga abandi, urabuzanye ivangura, kandi nge niryo ndwanya. Murakoze. Murakoze, murakarama.